abakunzi ba Mama Sharirene, abakurikirana Mama Sharirene official, mwatubonye rero nagiye gusarura ariko mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Murabona yuko turi mu kazi kose, twahinze ibihumyo. Ndashaka kugira inama abamama no kubigisha kwiteza imbere dukoresheje amafaranga make, hanyuma tukaba muri gahunda yitwa kwigira. Ubwo rero turabashimiye. Ubushize mwabonye ikiganiro nakoze mbabwira ukuntu tugomba guhinga, tugomba gukora, kandi tugakoresha amafaranga makeya, kandi tugatera imbere, tukabaho biturutse mu mbaraga zacu. Ubu rero nubundi ubushize nari ndi gusarura ibihumyo nateye hasi. Ubu ngubu ndimo gusarura ibihumyo nateye hano mu matajeri. Ubu ni bumwe mu buryo bundi bwo guhingamo ibihumyo, kuko urifuza kwambara neza, urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto, cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere, neza iruhande rwa Equity Bank, aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. abakunzi ba Mama Sharirene, abakurikirana Mama Sharirene official, mwatubonye rero nagiye gusarura ariko mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Murabona yuko turi mu kazi kose, twahinze ibihumyo. Ndashaka kugira inama abamama no kubigisha kwiteza imbere dukoresheje amafaranga make, hanyuma tukaba muri gahunda yitwa kwigira. Ubwo rero turabashimiye. Ubushize mwabonye ikiganiro nakoze mbabwira ukuntu tugomba guhinga, tugomba gukora, kandi tugakoresha amafaranga makeya, kandi tugatera imbere, tukabaho biturutse mu mbaraga zacu. Ubu rero nubundi ubushize nari ndi gusarura ibihumyo nateye hasi. Ubu ngubu ndimo gusarura ibihumyo nateye hano mu matajeri. Ubu ni bumwe mu buryo bundi bwo guhingamo ibihumyo, kuko bigira uburyo bwinshi, tuzagenda tubibona. Muri kubibona rwose ko ndi gusarura ibihumyo byiza cyane byumutse, bifite fresher. Murabona ko ndi kumwe n'umuntu hano, mwamubonye umuhinzi mworozi hano wuriye hejuru hariya. Ntago najya kuhurira, murabizi imyaka yanjye banatumye uhangerera. Ubwo rero twagiye mu gitondo cya kare, nabyutse sangahe? Nabyutse saa 10 nitegura. Yego, nabyutse saa 10 nitegura, saa 11
mfata inzira hano nahageze mu murimo wanjye, nahageze nka 12:02 ngira ngo nimba nibuka neza. Ubwo rero ndimo ndasarura ibi bintu nzagenda mbagira inama y'ibintu bitandukanye. Hari n'ubundi buryo tuzagenda tuganiramo, nkubwira ukuntu ushobora gushaka imigina, ugashaka imigina mikeya y'amafaranga make, ukuntu ushobora kubihinga iwawe mu rugo ugacuruza kandi mukanarya. Nzababwira intungamubiri ziba mu bihumyo, nzababwira ukuntu havamo ibintu bitandukanye, nzanabibegesha kuri Mama Sharirene. Havamo isosi nziza ya boilo, wateka isosi nziza yo kurisha ubugari, havamo burete, havamo isambusa, ushobora gukora na pizza y'ibihumyo. Mbese ni ibintu byinshi ushobora gukora mu bihumyo. Habamo na potage, ndetse reka nkubwire, ubu ntimukabone mfite n'icyangwe. Ibihumyo wabyitayeho ukabirya inyama ukazishyira ku ruhande. Habamo na fresheri, ukagira n'itoto riruta iryanjye. Sibyo ko kugira ngo ugirire iruta iryanjye nyine biba bigoye, bigusaba kurya ibihumyo ku manywa ndetse na nijoro. Nuko ubwo rero mwabibonye, nta kintu ntazababwira, nta kintu ntazabereka. Ibintu byose nzabibereka. Nzabereka ukuntu guhinga ibihumyo ubuhinga ukoresheje amafaranga make, hanyuma ukunguka cyane, abana bakarya, abashyitsi bakarya, hanyuma ukanunguka ukabona amafaranga, ukagura mituwere, ukabona minerivare, ukaguramo n'ifu y'ubugari, ukagura n'ibirayi n'umuceri, mu rugo mukagubwa neza kandi ku gishoro gikeya cyane. Yego, mu buryo budahenze. Hanyuma turasubira mu kanya, nimureke mbanza nduhuke. Rero nkuko naberetse ahantu hari ibihumyo, ahantu nateye ibihumyo, nzabajyana n'ahandi, mbajyane n'ahandi. Mbigisha amasomo menshi, ariko n'aya masomo nayo ni ingenzi, kubigisha ukuntu ushobora kwiteza imbere ukoresheje amafaranga makeya. Ubushize mu kiganiro cyatambutse nababwiye ukuntu tudakwiye gusenga tubwira Imana ngo niduha abaterankunga. Hoya, ahubwo dusaba Imana natwe ubwacu tugire abaterankunga b'abandi. Aho kugira ngo umuntu ajye aroba ifi ayiguhe, buriya kwigishije kuyirobera byaba byiza kurushaho. Mu masengesho usenga ubwira Imana iguha ubushobozi bwo gukora. Mureke mbabwire, gukora ni byiza. Ayo wakorera yose, aho wakorera hose, upfa kuba ukora ibintu bizavamo inyungu.
ahantu isi igeze mfite isomo nize, mfite ikintu nirebeye n'amaso yanjye, hari ikintu nakoreye ubushakashatsi, nasanze muri iyi si nta muntu witaye ku wundi, nta muntu witaye ku buzima bwawe, nta muntu witaye ku bana wabyaye, nta muntu witaye ku muryango wawe, nta muntu witaye kuri wowe. Burya abo ukeneye ko bakwitaho nabo bafite abandi bitaho, ndetse bafite n'ukuntu bagomba kwitaho. Yazagira umwana w'umuntu ugushuka ngo azakwitaho. Nubona kwiyitaho bikunaniye, uzagenda upfe baguhambe. Usibye ko hari ababigushuka, hari n'ababikubeshya. Hari abazakubeshya ko bazakwitaho, ikizakubwira ko bakubeshye nuko hari umunsi uzabashaka ukababura. Hari abazakubwira ngo barakwishingiye, kandi rwose banabikubwire kandi koko babishyire mu bikorwa, ariko bazagira imbogamizi nyinshi, bazagira n'inzitizi nyinshi. Azabikubwira bamusangemo indwara idakira, azabikubwira bamwirukane mu kazi, azabikubwira acuruza azahombe, azabikubwira ajye muri gereza, azabikubwira apfe bamuhambe. Hanyuma izo ni inzitizi zishobora gutuma umeze nk'uwakwishingiye ashobora kugira afite n'ubupfura, ariko akagira inzitizi zizatuma adasohoza ya gahunda. Niyo mpamvu by'umwihariko abagore nibo mbwira, ari abagore bafite abagabo, ari abagore badafite abagabo, murwane ku kintu bita gukora, murwane ku kintu bita kubaho mwitunze kandi mwifite. Hari umuco uri gucika wo kuvuga ngo dufite abagabo, dufite abagabo, mfite umugabo. Ntago mbizi nimba hari umugore wo muri iki gihugu ugitekereza ngo mfite umugabo nzicara, ubundi nge ndeba APR na Rayon biri gukina, ubundi nirebere Manchester, nirebere umupira, nirebere filime, ubundi ngohi ngende nzigabanye, umunwa nkusige, ngende mbururabo. Umugore ufite iyo myumvire aho isi igeze, ufite ikibazo kandi uri mu nzira iri inyuma cyane, ntago uri mu iterambere. Amafaranga yose baguha, ahubwo ujye ubika igishoro uzakore. Umunsi rero waharaniye kwigira, ugaharanira gukora, ugaharanira kwiteza imbere, bizakugirira umumaro. Igihe bamwe bagiye bafite ibintu bakwemereye ariko ukaza kubabura. Kubera iki? Iyo uhuye n'ikibazo gikomeye utariteganyirije ngo ukoreshe amaboko yawe, ni hahandi uzatangira gutungwa na envelope z'abagabo. Wibaza umugabo ushobora gutahana umugati w'icyatanu, mukararana ijoro rimwe, wareba nabi akagusigira impanga nk'ebyiri. Uyu mugabo ni ukuri ntabakemuye ibibazo, ahubwo abateje ibindi bibazo ndetse bibi. Kandi reka nkubwire, umuntu wese uhumeka kubwe, ukabaho kubwe, wa muntu wicara akavuga ngo ni njye umutunze, ni njye umubeshejeho, uriya muntu aragenda akagufata atya, akakumenera kurwara nk'inda, akakumenyera bikaze, kandi ntago uri masikini. Ngewe nabigishije ibintu byinshi, ariko ndashaka kubigisha ukuntu ushobora gukora. Naberetse umudamu, na n'ubu turi kumwe, nubwo wenda atari ngombwa ko agaruka kuri kamera. Urebe ukuntu yihangiye imirimo, akajya aza kurangura ibihumyo, akagenda bijyana muri za supermarket, agenda acuruza, agenda bicuruza. Twaraganiriye ku ruhande, arambwira ati inzara yendaga kutwica, ntago twari tubayeho neza, nafashe umwanzuro ngeze habi. Harangije yishakira akazi, ubu ari gukora kandi azatera imbere. Wishimishwa rero no kwirirwa baguha ibihumbi 2, hanyuma ngo ahubwo wumve ngo ninapyeta nzahajya mpyeta y'agatenge, nushaka ujya upyeta y'umugina w'ibihumyo. Nujya gupyeta utereka mpyeta yo kwisukisha, nta nubwo urwego rurimo wowe.
ukwiye gupyeta yo kwisukisha, ahubwo ujye upyeta y'umugina, upyeta ahantu uri buwutere, uvuga uti wa mugina we nzagaburiraho abana banjye, sinzabura abaturanyi, umuturanyi muhe inusu, undi muturanyi muhe ikiro, undi muhe ibiro 2, hanyuma utere imbere. Kwirirwa wampaye y'umutekano, papa runa baje kwaka y'umutekano, usigaye umutekano, papa runa n'umuriro washize, papa runaka we n'amazi bazanye fagitire, papa runa uzi ko baje gushaka y'ibishingwe ariko ubundi utageze ntunagereranya. Ubwo koko reka nze nkubwire, uwo mwana w'umuntu uri kugerekaho ayo matoni uzi ko baje mu cyuma cyangwa ni mu giti. Naho abagabo noneho miseda nabagarukira, oya noneho ndabagarukiye, mureke mbabwire. Ari ukuntu njya ndeba biwanje, mama bike yashize, mama riri, mama noneho bagiye muri eterina, mama aya mata yashize, mama ko wa mana yanjyewe. Ibaze uwo mugabo, papa runaka umusatsi washaje, ndashaka kujya muri salo, inzara zanobotsemo, ndashaka gutezamwe izindi, ingoyi zanjye zitangiye gukura, ndashaka kugenda banyepiye, umutwe wanjye harimo ibibazo, ndashaka kujya kugufura. Papa runaka na mituweli igihe cyageze, fata ibi bintu ubiterure ubitereke ku mutwe w'umugabo byose. Hariya rero niho azaguca amazi, aguca amazi kereka nuhura na marayika w'umwami Imana wavuye mu ijuru. Naho abandi kandi nanjye nishyize mu cyimbo cy'umugabo wawe, nanjye ntago nabivamo. Ariko uzi iyo umugabo aguze ubugari, umugore akagura inyanya, ahita avuga ataha ni sawa rero. Ariko iyo utangiye kwigira gutya, urigira gutya se winjiza ngahe ku munsi? Abagore twabonye uburenganzira udakora se ufite ubuhe? Ngewe ntago nkunda agasuzuguro. Gute se agomba kugusuzugura? Kuko nisutiye na suve ni ubigura. Hanyuma ndashaka gusoza, tuzagenda tuganira. Ubu iyi niyo gahunda igezweho yo kugira ngo nkubwire ngo haranira kwiteza imbere, wunganira umugabo wawe, umufashe aruhuke, nawe agira umufasha. Nimupanga kubaka inzu, umwe azajya agura sima, undi agura amabuye, undi agura amatafari, undi agura amakaro, hanyuma rwose nimushaka muzanagabane nka kwa kundi. Ariko umugore aragenda hakirirwa ry'imishyushyo ataza aho iturutse, yamara guhaga umushyushyo n'igikoma, haryamye mu ntebe, umugabo yagiye gututubikana, hanyuma mwagirana ibibazo ngo tugomba kugabana, twarasezeranye uzabazi. Niyo mpamvu ibi bintu ni mu byubahiriza, gukubitana ubufuni bizagabanuka, kuko umugabo aricara tuyu muginga, nuko babigira uyu muginga w'umugore, ngabane nawe ayo yajyanye mu nzara, anda yajyana mu musatsi, anda yajyana muri bya birori by'abagore bidashira, akavuga tafazari nkwici. Ibi bintu rero nidukora tukigira, Imana ikanaduha imbaraga, igasuka n'umugisha mu biganza byacu, bizatuma n'amakimbirane yo mu ngo naho atashira. Nkuko rero mwabibonye, Mama Sharilene sigende umuhinzi mworozi, nzabereka n'ibindi bintu noroye, mbereke n'ibintu nahinze, nzabajyana no mu murima mbereke ukuntu ngenda mpinga. Rero nkuko mwabibonye, abantu bakeneye ibihumyo kandi byiza, mwabibonye. Ubu iki ngiki ni igihumyo kimwe, mwabibonye ukuntu bimeze fresh. Nukumpamagara rero, hanyuma tukavugana, ukampa komande, hanyuma tukabikugezaho kuri ya nimero yanjye. Imana ibaho umugisha.